ubwo rero njye niyo mama yashaka basi tuzagumane ntacyo dada kujya mu rugo rwanyu ko yarashatse umugabo dada kukuze wowe none se ko yari yaramushatse ko twabanaga ariko icyo gihe wari mutonya dada ubu ngubu ukuntu umaje kungana umugabo wese washaka umva ukuntu byagenda umugabo wese ashaka mama wawe akakubona uri mu rugo rw'uri umwana w'umukobwa ungana gutyo egari kukwifuza icyiza rero washaka ukuntu nawe ujya gukora ubuzima bwawe sinzi n'undi muntu wabimbwiye oya ntacyo niyo najya kugushaka tuganire tubwizanye kuri tutabeshyanye wenda sinzi imyaka ufite ariko urenze imyaka ribu ifungiraho umuntu waba wafashe wenda waba wakoze imibonano mpuzabitsina urayirengeje sibyo so hagati aho ngo rero umugabo wese wa propose mama wawe ko babana wa propose amadada ko babana uko byagenda kose mama dada akemera kubana n'uwo mugabo akakujyanayo urugo rwe ntirwamara n'ibyumweru 2 warusenya narabimajije hamwe agahita anyirukana ariko se hari icyo bita chambre dobe wenda marubona imyaka agezemo ntabwo ari gushaka n'umugabo w'umutindi kandi umugabo w'umutindi wo kuza ngo amahita umwirukane ubanza umwirukane ndamutembereje wirukanye mutembereza umugabo w'umukene muri kuri mama umwirukanye mu buzima bwa mama wawe yego abantu babyumva ubwo nimba uri umugabo w'umukene n'amafaranga ufite ikindi ukuze nta bana dushaka ushaka ko mama yarongorwa n'umugabo ufite imyaka ingahe mfite nka 50 yego abura nka ntuza byavamo runaka nta urawe si mushaka nyamara jiste na mama barakunda ariko se kumuvuze satani ni ikiremwa Imana yazanye ku isi igiha power jiste wapi jiste wa mama na musaza wa mama nta kindi ubu mubona na musaza wa mama ashaka usanga umwana wa cuma ari wa jiste ntamenya araza hanyuma na mama ndabizi yewe ko abadakomeje yego tubyore nta kibazo tubyore ibyo nibyo abantu bakuru baziganira uko abo babiri dada yari afite tukiraho bose ko rwose n'abantu bose nabonye muri comment bambwira nabi ngo kuri bose ko ngo cira birarura ngo biki musabye imbabazi ari ibindi navuze ariko nawe agomba kunsaba imbabazi ku byo yavuze kuri mama ndugusaba imbabazi bose ko dada ku myaka dada buriya nizajya ujya mu mubyeyi w'umuntu reka nshyire mikoro hano gutya kuburyo bitakubangamira shyira mikoro hano gutya kanyifata umujinya ushire yego kuko njye mba nababaye atansiyo ku mubyeyi w'umuntu ibyo bintu uramba biriya bintu yavugaga hari abana batoya tuvukana babyumvishe se ubwo uri kuvuga ngo imikuri ngo ya nyina n'ibiki byose ubwo urumva abana baba bazabibona kuko YouTube ntago ari ukuvuga ngo ibyo bintu bizavaho umuntu wese waza ari n'umukecuru yabisanga umwana ntabwo nicyo kintu barakivugaga kuri nyina se bizagenda ubona iki cyatumye gutuma Bosco ubona nyine iki cyateye Bosco impaya kuvuga ubwambure bwa mawe kuri social media ahubwo se arabuzi nanjye tubana mu nzu ari mu masimbizi we wabimenye ujya hehe wabibonye ute byarambabaje kandi byaranambangamiye yego niyo mpamvu yatumye mvuga kuri nta bindi bintu njye Bosco simwitayeho ibyerirwamo bavuga simbyitayeho sinanabizi ibyo njye nari mbivugiye ndabizi Bosco impaya akiri hano mu karere ka Muhanga atarafata ngo afate yerekeza Uganda mwigeze mwahuraho na rimwe oya ariko twacaga ku nzu ye aho atuye ndahazi aho atuye urahazi ariko ntabwo wigeze uvuga ngo reka muri na Bosco Camp yamusuze nko mu ntoki cyangwa se we ngo abe yagusuza cyangwa mukorana n'ikiganiro niyo mushyikirana njye naramenye ko atuye inaho ari mama bimbwiye gange agatuye ahantu twacaga tugiye gusenga mugiye gusenga harya usengera muri idini da batari ibanga adenegero ariko ngiye kubatirizwa muri restoration njye n'ikintu nshaka kwibwira abantu umuntu wese uza kuri social media yego ujye uvuga abantu muri mu myaka imwe nduzi ko nta ngaruka zishobora kubagiraho ariko ujye utekereza ku muntu ufite famiye abana kuko ubu nanjye nubwo mba nzano nkicara nkavuga hari ibintu byinshi ngiye mba numva kuri mama bamuvuga ariko nkatuza nkaceceka ariko ngiye n'injye uzi ingaruka bingiraho rero umuntu wese uzajya gusebya umuntu basi ujye utekereza ku bantu bari inyuma ye cyangwa abantu babayeho kubera we ninde muntu ugeze kumva kuri social media bari gusebya ukumva ugize agahinda ndetse uranababaye ukumva ntabwo byari bikwiriye ko uwo muntu akora nk'icyo kiganiro cyo gusebya umuntu ikiganiro cyo gusebya umuntu ninde muntu wabonye basebeje ukumva urababaye Muyango yego babajwe n'iki nyine barimo baravuga ukuntu ngo bavugaga ngo uko we ngo na Brian ngo baryamana kandi nzi ko afite umwana
Oh yes, reka ngusuze nongere nkaza mwifurize amahoro y'Imana mu rero twese ni muri mu gitondo mwifurize igitondo kiza muri nimugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugira kugera mu karere ka Muhanga. Aragiye kureba umuvandimwe dada kuri mama dada official ndibuze ku makanya suzi n'abantu bawo cyane ariko mbanje gusuza abakunzi banje by'umwihariko abantu badukunda cyane nizere ko mwatangiye umwaka mumeze neza nizere ko ibintu ari amahoro kandi ari amahire musubize kuganira ku kiganiro kiri buze kuba kirekire cyane ibibazo byinshi ndetse n'uburyo hari umugabo witwa Bosco Empire utuye muri kano gace ushobora kuba yaramenyereye mama w'uyu mwana ariko ndibigarukeho gake dada nguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Nanjye ndasuhuje. Urongera akajwi. Turabakiriye kandi tubahaye ikaze kuri mama dada official n'ukuntu horanwa ni kuri nyako. Tubahaye ikaze ni dukurikira umunsi ku munsi. Yego. Aho muri hose tubifurije amahoro. Kandi murakoze. Yego ati kandi murakoze woni dada ati tubifurije amahoro kandi ikaze cyane reka nanjye mvuge nti abakunzi ba madada official ndabasuje cyane ndetse mbifurije gukomeza kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora by'umwihariko mukomeze kugira umwaka mushya 2026. Dada uyu munsi ninjiye mu cyitwa ibibazo. Nta kibazo. Bimeze bite? Ejo nabonye warakaye. Ubundi mbere nambira amakuru yanjye ni neza. Muhanga umeze gute? Ngemeze bo. Muhanga turaho. Harakonje ariko nibisanzwe. Muri kirima nk'iy'abazungu. Yewe. Ari umakuru kuza kuganira turi urubyiruko biri buze kugora ko arajya nyuzamo imvugo zimwe n'anyuzamo izindi abantu muzihanganire gusa gake tuyenda tuganira. Ejo bundi abantu babonye dada yarakaye babona arimo arasubiza umugabo witwa Bosco Empire wagerageje kuvuga kuri mama we. Uyu munsi nibuze kumuza n'impamvu yarakaye ariko tuze kubwira umugabo witwa Bosco Empire ko aze kwihangana bishobora kuba byarabaye kubw'umujinya ariko nta rundi rwango dada yari afite. Tukiraho Bosco rwose n'abantu bose nabonye muri comment bambwira nabi ngo kuri Bosco ngo cira birarura ngo ibiki musabye imbabazi niba ari ibindi navuze ariko nawe agomba kunsaba imbabazi kubyo yavuze kuri mama. Indi gusaba imbabazi Bosco dada ku myaka dada buriya nizajya bijya ku mubyeyi w'umuntu reka nshyire mikoro hano gutya kuburyo bitakubangamira shyira mikoro hano gutya kanyifata umujinya ushire. Yego ubwo njye ba nababaye atansiyo ku mubyeyi w'umuntu. Ibyo bintu uramba biriya bintu yavugaga hari abana batoya tuvukana babyumvishe se ubwo uri kuvuga ngo imikuri ngo ya nyina n'ibiki byose ubwo urumva abana baba bazabibona kuko YouTube ntago ari ukuvuga ngo ibyo bintu bizavaho umuntu wese waza ari n'umukecuru yabisanga. Umwana ntago nicyo kintu barakivugaga kuri nyina se bizagenda ubona iki cyatumye gutuma Bosco niki ubona nyine iki cyateye Bosco Empire kuvuga ubwambure bwa mawe kuri social media ahubwo sarabuzi nanjye tubana mu nzu ari mu masimbizi we wabimenye ujya hehe wabibonye je byarambabaje kandi byaranambangamiye. Yego niyo mpamvu yatumye mvuga kuri nta bindi bintu nge Bosco simwitayeho ibyerirwa bavuga simbyitayeho sinanabizi ibyo nge nari mbivugiye ndabizi. Bosco Empire akiri hano mu karere ka Muhanga atarafata ngo afate yerekeza Uganda mwigeze mwahuraho na rimwe? Oya ariko twacaga ku nzu ye aho atuye ndahazi. Aho atuye urahazi ariko ntabwo wigeze uvuga ngo reka muri na Bosco Empire amusuze nko mu ntoki cyangwa se we ngo abe yagusuza cyangwa mukorana n'ikiganiro niyo mushyikirana. Njye naramenye ko atuye n'aharimo mubimbwiye. Gangi agatuye ahantu twacaga tugiye gusenga. Mugiye gusenga. Yego. Harya usengera muri edini da batari ibanga. Adenigiro. Adebagira. Ariko ngiye kwatirizwa muri restoration. Restoration ni bakora icyo dini. Dada mbibiri banga ngo mu minsi iri imbere ngagiye kubatizwa kwa padiri. Se ndabivuze. Warumwe hehe? Muri Restoration Church. Urumva nyine yivuyemo nagize ngakunda bivuge. Uri kuki uteye ityo mwana? Ntabwo nteye neza. Uteye Oya nteye neza. Urebye ute? Urumva rero ku bantu mwabyumvishe inkunduro y'ikiganiro abantu bumvishe yaba inkunduro ya dada arimo arabwira nawe Bosco Empire reka ngerageze mbashyire kano ka video abantu bakumve ko tumaje no kavugaho ariko gusa nta rundi rwango rwo hagati ya Bosco Empire na dada by'umwariko
dada aracyari umwari ndetse ufite uburere ukiri na mutoya reka ko ku myaka afite siyo kuza gusubiza Bosco Empire cyangwa se wenda ko yamubwira nabi ariko yagize agahinda ka mama we. Byarambabaje njyewe umuntu wese wanga mama cyangwa umuvuga nanjye ubwo tuba dufitanye beef. Yego ngaye ngoko dada yagize atya ararakara nagikura aramenya atareye mboya bagiye Bosco duhuye Bosco nyaduwe nagikura aramenya atareye ngo tukanana hicana mu madada ofisho ntabwo tukana mbabarira tukanye nawe mbabarira ngiye bereka mboya bagiye Bosco duhuye mfite imbaraga namukubita oya ikibazo ngewe mfite ntabwo Empire cyatutse mama cyamututse ngo yari iki n'iki Bosco ngo ne bari mipuri se ni ai none wavuze ngo umupfuri wa Muyango ugiye kujya hanze yewe Bosco Empire si mutuka ahubwo nibakajya bakabya bageze hano hita mu kone Ezekiel ngende nzabuboma oya se bariki urabazi ukuntu bazi gutuka umva ko dada yavuze ko ngiki ari gupfa na Ezekiel ibyo ni byose twavuze ko bitarimo nta gitutsi mpashaka unasikia tumuberane twifurizanye amahoro mwifurize umwuka w'Imana Bosco rero kame mparikiye aha nuza kureba kino kiganiro dada yakoze nawe uze guca inkoni zamba ndetse usabe iyi famiye cyangwa se uyu muryango wa madada wenda simbizi uburyo uri busabe imbabazi ushobora gutera intambwe ukababwira pole cyangwa sorry bitewe nuko hari uburyo umuntu aba abayeho hari uburyo umuntu aba abayeho n'uburyo aba yigeze kubaho si byiza ko igihe cyashize ukigarura muho umuntu ari magingo ya dada nyiri aho ngaho ko wavuzemo ijambo Ezekiel Mupfiki uramuzi namubonaga imihanda gusa ko se wamuvuze mu kiganiro cyawe impamvu namuvuze ni uko hari umushuti wanjye uba hanze yari yapositinze chat yagiranye na Ezekiel aramubwira nubwo yego bitandebaga ariko ngiye byarambabaje ngo izo titre wandika zivuga nyine kuri leta bye nyine birambabaza n'uwo umuntu niba avuye ahantu hamwe akajya ahandi ntabwo ari ngombwa ngafa ahita atangira noneho especially igihugu cyawe yego nyine kivuga muri ibyo bintu nibyo nashatse kuvuga ariyo mpamvu navuze ngo nako nagatuka nawe namutuka mu mbabarire Ezekiel urumva ko ibiganiro ukora bibabaza dada nzahindura ibiganiro na content ariko nawe musabye imbabazi Ezekiel yego bose mwese basabye imbabazi kuko umuntu niba buriya bavuga baca umugani iyo uteye ibuye rimwe mu bibwana ngo ikibwejuje nicyo buhamije yego ubwo Bosco Empire yateye ibuye mu bibwana ikibwejuje nicyo yari ahamije kuvuga iki bishatse kuvuga iki urumva ngo inkubisi y'intuzi irayitarukiriza ariko ubwo nimba nyine hari yateye ibuye ahubwo icyo yakubise yacyumvishe cyane njye n'ikintu nshaka kwibwira abantu umuntu wese uza kuri social media yego ujye uvuga abantu muri mu myaka imwe wenda uzi ko nta ngaruka zishobora kubagiraho ariko ujye utekereza ku muntu ufite famiye abana kuko ubu nanjye nubwo mba nzano nkicara nkavuga hari ibintu byinshi ngiye mba numva kuri mama bamuvuga ariko nkatuza nkaceceka ariko ngiye n'injye uzi ingaruka bingiraho rero umuntu wese uzajya gusebya umuntu basi ujye utekereza ku bantu bari inyuma ye cyangwa abantu babayeho kubera we ninde muntu ugeze kumva kuri social media bari gusebya ukumva ugize agahinda ndetse uranababaye ukumva ntabwo byari bikwiriye ko uwo muntu akora nk'icyo kiganiro cyo gusebya umuntu ikiganiro cyo gusebya umuntu ninde muntu wabonye basebeje ukumva urababaye Muyango yego babajwe n'iki nyine barimo baravuga ukuntu ngo bavugaga ngo uko we ngo na Brian ngo baryamana kandi nzi ko afite umwana ubwo yana postinze avuga ngo basi ibyo muri gukora ngo mutekereze ko ndi umubyeyi kuko mwe mwakoraga ibyo muri kwinezeza ariko we Miguel niko umwana wa Muyango yitwa uwo mwana nakura yumva icyo kintu ese mutekereza ko azamera gute n'ahandi musanga abana banze ba nyina cyangwa banze abandi babyeyi babo bumva ko tekereza nko kuvuga ngo umubyeyi ni umutinganyi umwana we nakura kumva nyina yakoraga ibyo bintu se mwumva bizagenda gute bizaba ari ikibazo gikomeye cyane n'abandi ntari kwibuka aka kanya bagiye basebwa ndabazi basebya sorry
mwese mujye mubitekerezaho nyine murebe abo bana cyangwa murebe na famiye yiwe. Ngiye kukubaza ibibazo 5 ateguye, ubwo nawe sinzi wari bukuri ibindi nka 2 uri buze kumbaza cyangwa urashaka kumbaza 5. Kuki 2 ndakubaza 20. Nta kibazo. Ikibazo cya mbere ngiye kubaza Dada. Dada ni muntu ki kugeza amaginga ya bitewe n'uburyo abantu bakora kuri social media barakwitiranya. Amaginga ya Dada ni muntu ki? Icyo ni icya mbere. Mbaza ngo ikintu abantu batanziho kandi batekereza kuri social media ko ntacyo mfite. Nyine nawe ndakoje Dada ni muntu ki nona? Nge nditonda. Nditonda, ikindi ndasenga. Ikindi ndi n'umukobwa. Nta mugabo, nta n'umukunzi? Nta n'umwe. Ikibazo cya kabiri ndibuze kubaza Dada, ndibuze kubaza Dada ati ese ubona ari iki cyangwa se ari iyihe mbogamizi uhura nayo mu buzima bwa buri munsi ikunda kukugora? Imbogamizi kubaho nta kazi. Kubaho nta kazi, wiyumve ko ikintu cyose ukeneye ushobora kugisaba umuntu. Uba wumva wakora iki? Njye mama nshaka kujya kwiga, nkazakora ibyo nize. Ushaka kwiga nk'iki? Culinary arts. Ni ibijyanye oya nako twomeza. Ni ibijyanye n'iki? Tugende guteka ibijyanye no. Ariko Dada ari umuntu ugeze kumwemerera kumwishyurira ishuri hano kuri Channel, aza kubura ubushobozi bwo kugahana ari bube, sibyo? Nicyo cyabiteze? Yego. Twiye ari kumamagara tukabiganiraho nabwo nari kuhabura. Wenda sinzi ubu ngubu umaje kuba amacamo gake, waba muri ghetto ariko kiragiye utinya kuba muri ghetto. So hari n'umwaka wari wacamo? Ntawe nyine ariko hari ukuntu umukobwa rega bakitinya. Yego. Ariko ubu ngubu nyine aho bimaje kugera urumva ko usa nk'umuntu umaje kwitinya kugira ngo ujye muri ghetto byacyagiye byari bigoye. Ndabyumva yego. Rero urumva ko Dada aho ngaho byaramugoye, ariko uwo muntu naza kureba kino kiganiro ashaka gutegereje amaso ahera mu kirere. Oya n'ubu yaguhamagara nta kibazo uramutse wemeye ko waba muri ghetto wakisuganya nta ribi bakakugirira. Ko mu jeune yaje kuba nshyitanye cyane tuyadusangira agafanta mu bintu bimwe na bimwe mu byo njya mufashamo. Ikindi cya kabiri cya gatatu sibyo? Yego cya gatatu. Ngiye kukubaza Dada, abantu benshi bajya bibaza ngo ese ushobora gushaka umugabo ukava iruhande rwa mama wawe? Ese wumva niba ngombwa ko ugeze igihe cyo gushaka umugabo cyangwa wageze igihe cyo gushaka umugabo? Wumva ari iki kizakugora muri icyo gihe? Nashatse cyangwa mama yashatse? Cyangwa mama yashatse kimwe muri byo. Ese mushobora kuzatandukana akajya kuba mu buzima bwiwe yashatse akabana n'umugabo we? Ese birashoboka ko wazatwara mama wawe, wumva ubuzima bwazagenda gute icyo gihe? Icyo nabanza kuvuga kadore kuri mama wawe turakuzaho nyuma. Nabanza kuvuga mama wanjye afite inshingano nyinshi zimureba. Yego. Kuko mfite abavandimwe batoya. Kandi niwe inshingano zose ziba ziri kwitaho byose. Ntabwo nafata abo bantu umujyane mufate famille yose njyane ku mugabo. Yego. Rero mama nanjye numva ashatse wenda ngiye bitaraba. Numva byangora cyane. Kuko ntabwo njya nibona na rimwe ntari kumwe na mama wanjye. Birangora niyo mvuye mu rugo ari nk'ahantu ngiye sinshobora no kurara ahantu. Niyo maraye ejo ndi twagiye mu bukwe none njya kuba kazini. Umva none kuba kazini. Akanwa kazi niko se gasigaye. None se we ni kwa uncle wanjye n'aba sister nyine n'abana ba uncle wanjye n'ababyara. Niwe wita bakazini? Ntago ari babyara. Ubwo niba mbona abantu bita ngo ni bakuze bande mu Gifaransa. Ngofise ngumani ngukuze wanjye. Abakuze buriya muratubabaza. Ani gute umuntu agusura akunda n'undi ukamumara n'icyumweru ukuze? Ego mana yaye. Nakikomeza kanyeze mu kanyeze. Abakuze ntacyo hano. None nyine yangije mama arambwira ngo ese ngo waraye. Bana nabinsabye ndanga. Yego. Kuko ntabwo numva ukuntu mama ngiye nshobora turi i Kigali atahe wenyine nge nsigare. Mburumva nyine mpangayitse hari ikintu ndi kubura. Ubwo rero njye niyo mama yashaka basi tuzagumane. Ntacyo Dada ukajya mu rugo rwanyu ko yarashatse umugabo? Dada kukuze wowe. None se ko yari yaramushatse ko twabanaga? Ariko icyo gihe wari mutonya. Dada ubu ngubu ukuntu umaje kungana umugabo wese washaka umva ukuntu byagenda. Umugabo wese ashaka mama wawe akakubona uri mu rugo rw'umwana w'umukobwa ungana gutyo. Egari kukwifuza. Icyiza rero washaka umuntu nawe ujya gukora ubuzima bwawe. Sinzi n'undi muntu wabimbwiye. Oya ntacyo. Niyo najya kubushaka tuganire. Tubizanye kuri tutabeshyanye. Wenda sinzi imyaka ufite ariko urenze imyaka RIB ifungiraho umuntu
waba wafashe wenda waba wakoze imibonano mpuzabitsina yego urayirengeje sibyo so hagati aho ngo rero umugabo wese wa propose mama wawe ko babana wa propose mama dada ko babana uko byagenda kose mama dada akemera kubana n'uwo mugabo akakujyanayo urugo rwe ntirwamara n'ibyumweru 2 warusenya narabimajije hamwe ngo yatanyirukana ariko se hari icyo bita chambre d'homme wenda marubona imyaka agezemo nagare gushaka n'umugabo w'umutindi yego kandi umugabo w'umutindi no kuza ngo tumwirukane kubanza umwirukane ndamutembereje wirukanye mutembereza umugabo w'umukene muri kuri mama umwirukanye mu buzima bwa mama wawe yego abantu babyumva ubwo nimba uri umugabo w'umukene nta mafaranga ufite ikindi ukuze nta bana dushaka ushaka ko mama yarongorwa n'umugabo ufite ingahe mfite nka 50 yego abura nka ntuza byavamo runaka nta urawe si mushaka nyamara Justin na Mayo barakunda ariko se kumuvuze Satani ni ikiremwa Imana yazanye ku isi igiha power Justin wapi Justin wa mama na musaza wa mama nta kindi ubu mubona na musaza wa mama ashaka usanga umwana wa Cimaro wa Justin ntahamenya araza hanyuma na mama ndabizi yewe ko badakomeje yego tubyore nta kibazo tubyore ibyo ni by'abantu bakuru baziganira uko babiri ndabijyamo hanyuma nari ndikubwira ati ushaka nko ufite nka salle dobe wajya kwambara nk'umugabo yahitaho hari ukuntu abakobwa mukunda kwisanzura cyane uvuye nko koga igisuma ukajugunya umaje kwihanagura ngo bitagupfukiraho cyangwa bitanakujyaho n'iki ugasanga wambaye wenda reka tuve kwenda wambaye nka kenda k'imbere gasuve wenda niyo cyestia koga benshi bakunda kwambara sitya bari mu byumba byabo sibyo ugasanga warangaje yego tutabeshya nyurumva uwo mugore wumva uwo mugabo uzabona ubwambure bwa dada azaba kikunze mama we ugeze mu myaka ingana kuri kandi we kiri umwana muto urukundo ni urukundo nkuko mama uvuga ngo urukundo rwa nyarwo ntabwo byabitekereza yamfata nk'umwana we koko ariko nanjye uri mukuru da nyine ndi mukuru ariko reka nkubwize ntabwo njye navuze ngo mama nashaka ngiye nzagume mu rugo rwe ujya niba koko binabayeho agashaka yego ngewe icyo mfa nuko nzajya mubona gusa yego ikibi nuko ashaka kugenda akavuga ati nta nubwo kugaruka hano nyine bizajya biba gake basi buri munsi uko nkajyayo nkajya kumureba nicyo ngiye navugaga kuko ntabwo nyine umunsi ushobora gushira ariko nawe ko ubibona ko wasenyera mama wawe uramutse ugiye mu rugo rwe kubayo birashoboka cyane ni amahirwe 90% ariko sinjye waba ubiteye ninde wabiteye uwo mugabo utabasha gukontorora irari ryiwe ariko abarabizi ko abagabo baramwe ni bari mamwe ngo nirari ejo hari n'umugabo twaganira arambwira ati buriya abagore ni nka bisi ufite ikarita ukozaho y'amafaranga yashizeho bakozeho baragusohora niyo umugabo ngore burya ngo umugabo adafite amafaranga burya ngo ntibishobora gushaka ko mushobora kubana atagukunda kubera iki atagukunda ati nta rukundo rw'umukene rubaho kuko mufite intekerezo zipfuye ubu wakunda umusore w'umukene yego makakumarira iki none se reka tuganire tukiri aho njyewe se ko ndiwe none nge namumarira iki uwo mukene yego wamufasha kumanaginga imitungo yashatse yashatse we ahubwo se kuki reka nkubwire njye ntabwo mpamya neza ijana ko njyewe ndamutse mbonye umusore ufite amafaranga unkunda namwanga ntabwo ibintu bari kuvuga uri kubyumva simvuze ngo njyewe ngo umukire aje ngo ntabwo namwemera upfa kuba ufite true love yego rero nicyo njye nasobanuraga ari umukene yakundwa n'umukire yakundwa uwo mukene nese uwo muhungu aba yaravutse ari umukire wundi hari abavuka yego iwanyu barabasezeye urumva gushaka nk'umusore aracyaba muri ghetto ntarafonda ubuzima no gukodesha inzu y'icyuma na salo ni ikibazo nkumva umuntu mwabana mugashobokana cyetse atazi gukora ari umunebwe ubwo njye ntagira ikintu mvugana nawe ariko uri umukozi uzi guhiga ubuzima uri umukene it's okay wahiga cyane bikazagera aho ugera ariko umusore w'umunebwe w'umusonga rero uhora ari mu nzara gutya ahora ari kugira ngo inzara zanjye utagira inzara wanyemera nta kibazo katumve gufite amabavu aruzuye rero mbabarira urumva mfite intoki urumva kakana nawe kanyuzamo neza wagahindura ntabwo ufite intoki z'abahungu urumva rero umuhungu utari umunebwe ni umuhungu mwiza kuko ashobora gukora cyane akagera kuri ibyo binashaka umuhungu uri ufite intego ufite indoto yego ariko niba uri umuhungu w'umunebwe wumva ko ibintu byose noneho ampurisi wanyu ni n'abakene
ariko ntuzi gukora ntuzi guhiga menya ngo wewe urapfuye rero. Okay. Ikindi kibazo ndimo ndibaza mama wawe twavuze ko aramutse ashatse ukajya mu rugo rwe ushobora kumusenya ariko se mama wawe birashaka ko ushobora gushaka nk'umugabo ukaba propose umugabo kuzana mu kuba mu rugo rwawe? Byaterwa na situation ihari. Reka dufate ubu ngubu ukomeze Ubu nona ukaramuka ushatse nk'umugabo wasaba umugabo ko muhaza kuba iwawe? Nabikubwiye mbere mama afite inshingano nyinshi agomba kwitaho cyetse ubwo abavandimwe badahari. Kandi mbona mama wanjye ari wenyine yanamuzana. Wamuzana? Yego ariko kuko nafite abavandimwe ngashaka umugabo ahubwo nakoko nshoboye ngo ubuzima bwe bube bwiza ariko arahari. Ukajya ubyeta umugabo kohereza mu ntabwo ari cyo navugaga nanjye nabasha kwikorera kandi ngatunga mama wanjye n'urugo rwanjye nabasha kurumanaginga. Yego. Okay, nabasha kumanaginga ndetse nkanakora n'urugo rwanjye nkabasha kuruteza imbere. Dada, ikibazo cya kane nagiye kubazaho kivuga kiti ese iyo ubonye nk'urubyiruko cyangwa se nka bamwe mu basore bakora ibiganiro byo kwiteza imbere cyangwa se nk'ibiganiro bakunda gukora, ni inspiration ujya ukura ku rubyiruko rugenzi rwawe? Urubyiruko rwo kubona rwa papa nyanyawo ariko ngewe ndi ku giti cyanjye ariko bitewe ntabwo abakobwa bose cyangwa abahungu bapfapfanye. Hari abakobwa bazi gukora bariteje imbere ku buryo ari nk'aho numva nshaka no kuzaba nkabo. Nkande? Teta Nice na Keti Bashabe n'uwitwa Angela. Ni abakobwa batatu b'abanyarwanda na b'influencer. Umwe uwo Teta Nice acuruza n'amakanzu. Ni umukobwa wakoze cyane yego ikintu cyose nyina musabye arakimuha. None nicyo kintu nyine gituma mukunda ukuntu nyine ikintu cyose mama wa mwatsi arakimumenyera. Yego. Okay, nariwe mbaza ibibazo byawe ubundi ngaruke nkubaza ibibazo nka bibiri bite toza. Ikibazo cya mbere ufite cyo kumbaza ni icyeda? Hari ni ndakeka ntabwo imyaka bari myinshi ntabwo ari mikeya. Gufata umwanzuro wo kuba umunyamakuru wabitekereje ute? Ese ni ibintu ubikora ubikunze cyangwa ni ukuba nta yandi mahitamo ufite? Kirarangiye ndakubajije. Urahambajije. Okay. Ese wabitekereje ryari? Mbaje ikibazo cyiza. Natangiye urugendo rwo kuri social media nkorera kuri Impemburo TV, yari umugabo witwa Vital Ntihinyurwa, ndamusuje cyane ahari ndanamushimira, ni umuntu w'umugabo cyane. Hanyuma uyu mugabo twakoranye ndi umukameramani tuzamukana aho nagiye menyana na ba Justin n'abandi ba YouTubers bagiye batandukanye. Sinjya nita umuntu ngo ni influencer jamais muri aba YouTubers petit nyina menyana n'aba YouTubers benshi, menyana na ba Justin ntabyo kurenga ntabyo, menyana n'aba YouTubers nka ba Justin, ba Ezekiel, ba Bosco Empire, ba Pastor Claude, ba Pastor Mutesi, ba Bishop Brigitte, ba Pastor Fanny, uriya mubyeyi turi kumwe twazanye n'ahangaha nawe nibwo ndumva yamenye ba Pastor Betty. Ni nabwo yaramenye ibiganiro bya mama yajya akorera ku rugendo, amusaba ikiganiro akakinyima. Buriya ari mumwe mu bantu bambabaje kera, atazajya basinyikabitse ku mutima ndacyakabitse. Bamwe namusabye ikiganiro itangira karayo kugira ngo ninjire mu bintu byo kuza kubaza kuri YouTube ibibazo. Niba arandebye akabona ndacyari uruzingo n'urutwe gusa rugenda aramakanira. Ndavuga ariko uyu mubyeyi ntari ibintu bw'amakaniye, nzakora cyane igihe kizagera nibura nawe azanyihamagarira. Ndaceceka ndigendera. Ikibazo nuko wongeye akaba ari umuhamagara. Mama wawe ahubwo nabwo umuhamagaye kabiri bwaca amazi. Aca amazi ndani ntari. Ageze aho ngaho arambwira ati rero mwana wanjye haze ngo ikiganiro. Mama wawe nuko twaje kumenyana nawe ndakumenya. Yego. Nsanga urabyibushye n'amatama nta kundi. Hanyuma ikintu warumbajije kuza gukora kuri YouTube nk'umuntu ubaza ibibazo apana ku munyamakuru ako nabaye n'umunyamakuru professionnel ko nyikora ku member y'MTN n'amakarita yabyo. Nabitangiye 2023. Yego. Maze imyaka igera muri 3.
ndabikunda bikunda cyane abantu bakunda ijwi ryanjye bamwe na bamwe abandi bararyanga bakunda ijwi ryanjye thank you so much abantu benshi bakunda ijwi ryanjye bakunda ukuntu mbaza by'umwihariko nsuje ababyeyi bamwe na bamwe umubyeyi uri Norvège nsuje n'umukobwa we barankunda cyane bakunda ijwi ryanjye nabo ni abantu beza ndanabasuje tuje n'abandi bantu hari n'umwe mu ba YouTubers byumbwira ati utambaje ikiganiro mba numva nahumeka neza inshuti wanjye cyane ndamusuhuje hari n'undi mama wambwiye ati buri waje tugakorana ikiganiro mba numva ameze neza nawe ndamusuhuje by'umwihariko tuze n'umushumba inshuti yanjye twa Pastor Rivera Ntambabazi Jean Baptiste inshuti yanjye cyane niko yitwa Jean Baptiste afite channel twumwe bw'abera ministry yego byure ibiganiro bye cyane igisha kugendanye na karande n'uburyo umuntu yatandukana na karande yego yansengera bikamvaho bikakuvaho cyane nakuzegere na Pastor Betty nawe yagusengera bikakushira uriya we yanyemeje numiwe ndumva ubu ndi kwaka uri kwaka ndashaka kansengera turava dusenze amen haleluya amen ukuri komera ubwari hari Imana irimo iravugira nabivuze kumva amavuta ndeze MTS uri kuyakira icyo ni ikiganiro bazo cya mbere nagisubije bazo cya kabiri jida ese hori dukurikije ukuntu tukubona byo ukuntu hori muzi ni umuntu wisanzura uri sociable murahura bwa mbere ukajya ni mu maranye nk'imyaka 10 muziranye ukarayisanzura aganira ese ni ikihe kintu abandi bantu batakuzo kandi wowe uzi neza ko nyine kikura ariko abandi bantu batapfa kubona abandi bantu nyine twe tutakuzo tutakubona ariko wowe ukizi neza kugifite tutapfa no gukeka kugifite kasi ibangara akoreka ntago ari ibanga okay ngira umujinya mwinshi cyane ariko ku buryo nkwanze ndakuboroka kuri telefone yanjye cyangwa se nshobora no kutakuboroka ariko wahamagara sinkwitabe ikindi ngize akabazo gato yankunda gupanika ariko mu gupanika kwanjye panika nshaka ibisubizo ariko buriya iyo nkwanze mba nkwanze niyo nkubwiye ikintu ngo hoya kumpushinga ngo yego ntibibaho rwose oya yanjye aba ari oya cya gatatu ndabimaze cya gatatu ni ikihe ese urasenga ndasenga cyane hari abantu batabizi ubwo usengera muri edeni ndi umusilamu abayisilamu aho bari hose ku isi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh njye abashuti banjye b'abasilamu ndabasuhuje aho muri hose ndabasuhuje mbikomeze kandi mu mbona nzashaka umusilamu ngewe ndakubwiye nuko uhora uvuga mu bana bangahe uri uwa kangahe ko mama yambujije kwiva kuri social media bivuge shambabarira ngeze ko babizi ko babimbajije ntabwo nakubajije icyo kibazo ariko si wakibajije behind the camera rero ndakikubajije hano ngiye kuri kamera mu rugo tuvuga turi abana 4 uri uwa kangahe I'm the first born and did you know go urumuna wanjye uri kubeshya wallahi warasura kamamagare mu wanjye turi kuri telefone wumve Ndikwibuka kuri kumbesheje amakosa kamamagara umuntu urumva cyangwa ariko baza Juste arabizi Juste mubwizo kuri koko ngende imfura mu rugo ugira umukunzi inde ugira sheri inde do you have a girlfriend uravuze ngo shansu bizu ufite sheri what do you say atarumbaje ngo kida ufite girlfriend subiramo murakoze ngenda va mu kigenda ntabwo rigana n'ikumva ikibazo ari kumbaza mwe muri kubyo warumbaje ufite umukunzi umukunzi sheri ntawe urumva umushaka se cyangwa tubyihorere njyewe rero tubyihorere dawe nandi dada nawe ndi sheri wawe ako data njyewe ndi proud y'uko uri igihe nikigera mfite amafaranga menshi buriya nzagukunda dushakane nakubwiye ko njye ibyo nta sawa ariko mfite amafaranga menshi se wanyemera se wapi mfite amafaranga menshi ntabwo wanyemera ntabwo nakwemera cyagera nayo mfite amafaranga menshi ntabwo naguteretana bari abandi bana yego nyine nibyo nanjye ndi kukubwira ubwo waba uri kubona ntakiri ku rwego rwa rwego kansebura ariko nari nsebye ariko wanyemera da kuko ndi na type yawe
uri type yagege Mu by'ubugambo. guys niwe hori nababwiraga yego ngaho nawe mbaza icyo ushaka Da karamel njye data turi inshuti cyane ku buryo nshaka no kuzashakana n'umukobwa ningira imana kera tuguzanya n'amafaranga dada nanga turi inshuti tuguzanya n'amafaranga aranguriza nanjye ngamuguriza nuko ngabwira bwira ariko mama dada okay naribe dada ni inshuti yanjye cyane turakundana nk'abavandimwe ntabwo ndi umuvandimwe yewe nanga umuhungu umbwira gutyo dada turabavandimwe ariko kuri njye turi inshuti ntabwo ndi umuvandimwe wa please dukundana ariko nk'abavandimwe mbabarira okay mu gihe mutazaza gutangura ngo reka tubabashe kuvuga ni njye ndi mushiki wawe ndi njye uzatubise kuri mushiki wanjye ubwo turavukana dusezeraniye turabavandimwe kora dada rero ntazabona amafaranga ugasanga nawe wabonye amafaranga ugasanga ushaka kunshaka warabonye amafaranga oya se ndagushaka kira nubona amafaranga uzanshake reka mpakore ariko nubona amafaranga mbabarira sinjya ndenga ku isezerano nahaye umuntu ubwo bari ibyo oya byarangiye ntabwo turi hanya yego ntaricyo turi inshuti ku buryo ubonye amafaranga any case nawe ukiyabona nahita nza uzahita uteguza ngaho mbwira mbaza icyo ushaka kumbaza nawe okay reka nkomeze ikiganiro urumva ko ndi no kugenda ngana ku musozo ku bw'amasaha yagiye adushiraho yego ariko da mama wawe iyo wumvishe ubuhamya bwiwe nabyo wapfuye na Bosco Empire ari gutuka mama wawe yego ari ikintu cyo kuba Bosco Empire tusama yamenya cyara kukomerekeje cyane kikakubabaza iyo wumvishe ubuhamya bwa mama wawe niriye somo ukuramo mama wanjye ameze nk'igitabo mama wanjye ameze nk'igitabo book okay mama buri munsi uko umupfunduye nyine uko igitabo hari ukuntu gipfundura hari indi paji uko urambuye ugwa ku bintu bishyashya mama wanjye rero mama wanjye ni ikintu gikomeye kuri njyewe no kuba tuvukana havuyemo abandi hari abavuyemo rero oya nta n'umwe hari abavuyemo batatu nta n'umwe abo bavuyemo kuko bo ntabwo bazi agaciro ka mama wanjye barakazi ntako bazi barakazi hori twubahane ahantu tugendane neza dada no tugiye gupfa nireraza agaciro ka mama wawe neraza agaciro ka mama wawe uba witonze kugenda guma uwa gatatu wenda ntabwo muzi ariko abo babiri ndabizi ko bazi agaciro ka mama wawe kuko mama wawe kare buriya yibeshyaga zunguza gutya nkigutega kubita gutya ku mabuno nta byana ngo byaza byiruka uriya kimwe cyane asara cyanze kumva none se ubwo bihuriye n'agaciro barakazi icyo barabana kuba bariho ni mama wawe yego nyine bo nyine mama waza nabo barabizi ko bariho kubera ko ari mama wawe ibyo se kuki batabyubaha ibyo kuki batabyubaha ko ngera icyo ndi gushaka gusobanura buriya hari abantu bigiza nkana sinzi bakwana urize kumva neza hari abana bigiza nkana buriya nko kuba uriya mukuru yitwa Nirere kuba yarashatse umugabo ari inshuti cyane ndagusuje kasi mahure ko yarashatse umugabo ntabwo bimuha uburenganzira bwo gusuzugura mama wawe bagomba kubana neza bakabana mu mahoro bakabana mu mutuzo byanarenga uriya mwana akazaza kugabira nk'umubyeyi igihe nikigera ushobora kuba bataramwakiriye mu bukwe bwabo wenda nk'abana b'abajyambere ariko buriya bitewe na situwasiyo ari gucamo mu rugo reka nyine nkubwire hari abajyambere bafite mu mutwe bameze nk'ibiporoporo ibihangane si bo mvuze mvuze abajyambere buriya udahaye agaciro umubyeyi njya mbona umeze nyine nk'umuntu utuzuye ariko buriya ikintu cya mbere ngiye nshima ntabwo nuzuye mba mbona bameze nk'aho batuzuye nyine uravuze ngo ubona ameze nk'aho ntuzuye oya mani ntabwo ari we mvuze buri ngende igice dada nkoraho amahane harya biri mu kiganiro dada y'ukuntu tubanye aranzengereza ariko abantu nyine badaha agaciro ababyeyi babo ntabwo ari byiza cyane kuko buri mubyeyi ntacyo aba atarakoze nk'ubu nkanjye nanambanye na mama wanjye nta cyatuma mwanga kuva data yapfa nanambanye na mama nyishyurira amashuri agira ate ndiga ngira nenda hasi aringanza kugera i Kigali mbona akazi nzababwira uburyo nageze i Kigali uzabitubwire rero mama wanjye isomo nakwiye ku biganiro yakora ku buzima bwe yaciyemo
njye nakifuje ko mama nakabaye iyo nyine iyo ubuzima bwe butaza kuba nk'uko bwabaye nakifuje kuzaba nka mama kuko hari abana benshi bavuga ati njye nzakura mbe nka papa cyangwa mbe nka mama ngeze ko nta muntu n'umwe mba numva nifuza kuba nka ku rundi ruhande njye ntabwo nshaka kuzaca nko mu mateka mama yaciyemo ubuzima ahubwo yaciyemo apana amateka byose kuko Imana cyonyine ikintu nyishimira mama ngiye yabuze ababyeyi bafite imyaka 3 ariko sharika mbabwiza ukuri mwabantu mwe dadura ni mukuru ariko bajene basaza bavandimwe tuba no muri groupe namwe basaza dusengana mbiyamye kuri uyu mwana n'umujyambere ashaka kwiteza imbere ubwo bumbi bwawe butanirwa mwabiza umamagara za video call na za audio call nayo makuru yanyu si byiza nimba ari n'icyo ukoze kikuvuye ku mutima gikorana ubuntu unagikora ari uko Imana yakikubwiye wigikora ngo karakara ngo narakajya mbere ngejo naho mukenera ndabona ngo gafite ibibazo ngo reka ngafatane mufatirana nde umwana kafite amatama ko yiteje imbere nako hori wongera kuvuga ufite amafaranga witeje imbere yego nyine ndayafite urana ntasa n'amafaranga yego usa yego ntasha amafaranga ntasa n'amafaranga yewe ni amafaranga asarya ubwo nge narayarenze yego nuko mama wanjye rero ni ibintu byose mama wanjye kandi mama nyine nicyo nindi kuvuga ikintu cyonyine Imana yacumbushije ku ibyo ngibyo mama yabuze ababyeyi bafite imyaka 3 ariko nshimira Imana ko ngeze ku mwaka wa 20 nkiri kumwe na mama wanjye kandi nta kintu kibi n'iki na kimwe aranyereka yego hari musabye mbabazi kuko igihe sometime njya mutesha umutwe mba tukasereraho gatoya nyine nk'ibyimbya kumwe kwawe ariko ikintu nkundira mama cyambere akora uko ashoboye ngo nseke iyo twarakaranyije kakubyimbutsa yego akansetsa agahita aza ngo nyine akambwira utuntu n'utundi kakazina akaguhamagara kakazina njya akaguhamagara karugira oya anyita dada cyangwa ngo mwana wa cyangwa ngo bebe Esther anyita bebe iyo mfite udufaranga ngiyata ngo ariko nk'uburi bebe ariko mama wanjye ndamukunda nubwo tujya turakaranye ariko mama ndagukunda urabizi nawe aragukunda ariko yanga udusore tumuteretera umukobwa mwabusore mwe mwabunyatsi mwe bw'ubusore mbiyamye kuri dada nimba ari amafaranga akomeza wicare mu rugo ushaka akazi ukore abakobwa n'abantu bafite amafaranga si abacu nanjye ndimo dukore hori ngenda gukunda nshaka kugusaba urukundo tugakundana da uzi ko turi kwikamira ese birandeba mama da dada narakoze witonze ibi bintu dada avuze ni ikiganiro dada mahori ntabwo wamwemera uze kutubwira muri comment section iyo hanze umuhungu nanjye ndabibona urahita ngo buriya muhungu ndamuje nabibonye buriya nubona twavugana ukabona natangiye kugabanya akarindi uzamenye ibyabaye ko mama wawe yakumujyanze ku gasore kuko ababyeyi bareba kure mama bazi ikiza ku mwana we mama ni rasta mu bintu bya mbere nemera mama no ko mugabo mpagaye ndi kumuganiriza aravuga ati ariko wabwana aravuga ati ariko meri bimeze bitakambira ati ariko iki cyana bite aravuga ariko meri bitubunda amakuru yawe naka abantu benshi barabizi nyine nigira brag sometime na mabuja wanjye arabizi ko nigirira utubrag tujya twitera story ari cyako gusaba wazamuje rimwe na Pastor Brigitte pasiteri ni bishop nubishaka naribi ndakeka muri minsi tuzakorana ikiganiro namubona gusa ngahita nitugarukira nkitahira uzapanga umunsi uzabishaka uzaze mukwe mu mbahuze dukorana ikiganiro uyu munsi urumva uyu munsi ari mu rusengero arimo arasenga wowe uzarebe nyine ubwo umunsi muzajya gukorana ikiganiro uzampamagare ntacyo sure ni ukuri really okay mama Brigitte can't wait to see dada aragukunda cyane by'umwihariko gira amagambo bwira Brigitte ndagukunda cyane uri n'inzobe usa na mama ikindi umuntu ugira umutima mwiza nubwo watubwiye nyine ko uzaza kudusura nkabona biraferinze ariko ndifuza ko azaza kudusura akugusara narwaye amaze iminsi mu bitaro muri iyi minsi yanarwaje n'umwana ntago ameze neza yihangane yari kuza twari kuzana mu minsi yashize ahubwo yagize ikibazo mwana waranyica none ndabivuze muze ugakatamo kano kantu muganga mukuru ni Yesu ni Imana umwana rwose Imana
imurengere murebe icyoroshye iramukiza mu izina rya Yesu. Reka tubashimire tubafuriza gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza by'umwihariko abakunzi ba Madada Official, abakunzi ba Intoranwa TV. Ukuri nyako mbabwire ngo ibiganiro byacu nagaruka yari hori nk'ibisanzwe gira umugesho wo kubana na Esther na Kodada. Ciao ciao ndasezera abantu da. Bye. Bye. Goodbye.